nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nguhaye ikaze kuri aya meza y'umwami wacu, ameza yo gusangira umugati w'ubugingo. Umunsi turi bumanyagure tuganira amagambo y'Imana ari muri Yohana igice cya 11, aho Yesu Kristo yongeye kwiha izina avuga ni kuzuka n'ubugingo. Ni inkuru inkoraho ku mutima ku giti cyanjye. Nuko rero Lazaro yari inshuti ya Yesu. Yesu yajyaga ajyayo agatarama, abantu kuvuga ngo bari biteze ko uwo muryango awutabara, ntibagire n'icyago na kimwe kibabaho na kimwe, ko Yesu yari yifitiye ubutumwa agomba kunyuza aho hantu mu Bisirayeli, agomba kunyuza mu mitima y'abantu kugira ngo kugeza igihe nk'iki abe agifite agaciro mu matwi yacu, kuko yagombaga kwimenyekanisha neza kugira ngo imyizerere y'abantu ipfuye ikurweho. Yesu ashimwe. Abantu bari bazi rero ko umuntu yapfuye ahambwa bikaba birarangiye, kandi n'ubu ni ku bwenge bwacu butwereka niko tubyizera. Ariko Yesu yaravuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Ese Yesu ashobora kuba ukuzuka n'ubugingo ati? Urumva ko ari ibintu bibiri binyuranye biri mu muntu umwe. Ariko uyu munsi nagira ngo twigire hamwe turebe uburyo Yesu Kristo ari ukuzuka. Itandukaniro ririhe rero? Ni ukuvuga ngo niba Yesu avuga ngo ni ukuzuka n'ubugingo, ni ukuvuga ngo abamwizeye nabo bafite ibyo bintu bibiri, ariko kugira ngo banze kuzuka ni uko baba warapfuye. Yesu ashimwe. Ni gute umuntu ashobora kuba afite Yesu agapfa? Haleluya. Bisobanura ko Yesu yavuze ngo ni ukuzuka. Ni ukuzuka gute? Rero Imana yaratuzuye, hari ahantu yatuvanye nk'uko yazuye Lazaro. Bo bahise bamusubiza baramubwira ngo turabizi ko ikintu cyose usabye Imana igusubiza ikagikora, ariko tubabajwe n'uburyo yapfuye ukabyihorera, dore amaze n'iminsi nta nubwo twanajya kumureba. Ariko Yesu kubera ko yagira ngo ahindure imitima yabo, abereke ko badakwiriye gufata imitima yabo bayishire ku byo barebesha amaso cyangwa bite ku mubiri cyane kuruta iby'umwuka. Iby'umwuka rero nibyo tuba dukwiriye guha agaciro, nibyo tuba dukwiriye gushira imbere y'ibindi bintu byose. Yesu rero yavuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Dusomye mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 1, haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari barapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Mwebwe ni bande? Pawulo arimo abwira abantu bizeye Yesu, aba Kristo, babitaga ngo n'aba Kristo kuko bari abantu bahisemo Kristo. Arababwira ngo mwebwe yarabazuye, abakuye he? Mu byaha byanyu. Mu bicumuro niho mwiberaga, uvuga ngo mwari mumva yitwa ibyaha. Yesu aje naho yabavanye abaha ubugingo. Ko mushobora kuba muri mu isi mukagenda mugakora bimwe, mukarya kimwe, mukambara kimwe, mukavuga kimwe, mukaba igihugu kimwe, cyangwa mukaba abantu batuye isi muri bamwe, ariko siko Imana mu ijuru ibarebesha amaso yayo kimwe. Imana bamwe ishobora kubareba nk'abagenda bapfuye, abandi bakagenda ari bazima. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kubera ko hari abantu batakiriye uko kuzuka ntibagire n'ubwo bugingo. Pawulo yarabivuze ngo kubaho ni Kristo, gupfa naho ni inyungu. Si jyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Rero abakiriye Yesu baba bakiriye ubugingo bw'Imana muri bo bukabaturamo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umuntu ugakora nk'iby'undi mu Kristo, ukabaho, ukaba mwiza, abantu bose bakakwemera, ukaba umuntu ukomeye, abantu bose bakakwemera, ugakoresha iby'ubutwari hano mu isi ukemerwa. Ariko Imana yakugereranya n'umuntu udafite ibyo bintu byose ufite, ikakureba nk'umupfu. Uri umupfu, ukisiga neza uri umupfu, ukubaka amazu uri umupfu, ukaba umuyobozi uri umupfu. Ibyo byose mu maso y'Imana ntacyo bivuze. Ikintu cyubatse Imana cyane si uko umenya amakuru yayo, ahubwo ni uko ugira ubugingo bwayo. Rero ubutumwa Yesu yashaka gutanga hari i Yerusalemu mu muryango wa Marita na Mariya na Lazaro inshuti ye, nuko yashaka ko abantu bamenya yuko umubiri gupfa si cyo kibazo, ahubwo hahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Abo ngabo bazakomeza kuba inshuti za Yesu. Urashaka kuba inshuti nyakuri? Hari abantu bumva amakuru nk'ushobora kubyumva ibindimo kuvuga ariko ukabyirengagiza. Ni ukuri nutagira kwizera, Imana izakubara nk'umuntu wapfuye. Rero sindi kugutera ubwoba, ariko icyangombwa ni uko wemera ubugingo bw'Imana bukakuzura bukuvanye mu byaha. Niyo mpamvu umuntu w'Imana amera nk'uwapfuye ku cyaha.
icyaha ntikiba kikimuryoheye kuko aba ari intumbi ariko ifite ubugingo bwa Kristo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu dusomye muri Petero wa mbere 2:10 haravuga ngo kera ntimwari ubwoko. Kera ni ryari? Kera ni ukuvuga kera mutaramenya Imana. Iyo utaramenya Imana ntabwo ikubara nk'ubwoko. Ubwoko ni ikintu abantu baha agaciro bakacyubaha, umuntu akabwira, ariko ibyo byose amazina yose washira imbere y'ubwoko bwawe ntacyo bivuze, kuko Imana ikinezeza cyangwa se ikishimisha n'abantu bara mu bwoko bwayo. Yesu urashaka kuba mu bwoko bw'Imana. Ngo kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Haleluya. Habaho ubwoko hakabaho n'ubw'Imana. Yesu ashimwe. Ngo kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Tuzurwa rero no kuba twarababariwe ibyaha. Tuzurwa rero no kuba twarakiriye ubugingo aribwo Yesu imbere na mbere akabanza kutuzura. Haleluya. Iyi nkuru ya Lazaro rero Yesu yagombaga kumvisha abantu ko muve kuri ibi by'umubiri, muve kuri uyu muntu wapfuye, ahubwo genje kubazana ikirenze mbazaniye ikirenze ubuzima murimo kwiratira ngo yapfuye akiri muto, yapfuye n'inshuti yawe, dore ibyo bimeze gutya. Mbese ikintu kiraje ishinga Imana ni uko ubanza ukemera ijambo ryayo ukarigenderamo, kuko gupfa n'inyungu kubizeye Yesu. Kuzuka rero bikorwa biti. Kuzuka ni igihe wakira umwuka w'Imana, naho ubundi ugenda ukarya ukabyara ukagwiza isi kugeza ubwo wazakujyana kuguhamba. Ibyo byose ikubara nk'uwazutse cyangwa se ikubara nk'uwapfuye, bivana n'amaso y'Imana. Abantu bashobora kukuririra, abantu bashobora kwandika ibitabo kuri wewe bakavuga amateka, ariko igihe udafite ubugingo wapfuye kera, ahubwo byabuze ko umwuka gusa ukuvamo hanyuma bikaba birarangiye, naho ubundi Imana ikubara nk'umuntu utariho. Yesu ashimwe. Ni amagambo akomeye cyane, ariko uyu munsi twemere kubaho kubera Kristo, kubw'ubugingo bw'Imana duhamagariwe kubaho. Matayo 5:24 Yesu yarongeye kubivuga ati, ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye, amen, uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, iyo ni ingingo ya kabiri, ubanza kuryumva ukizera n'uwantumye, aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ngo abavuye mu rupfu ariko afite ubugingo. Ushobora kwisiga ibintu bisa bite, abantu bakavuga ngo uraberewe, ngo urasa neza, uracanye nk'uko babivuga muri iki gihe, ariko udafite ubugingo uru rupfu rugenda. Yesu ashimwe. Ariko ngo umwuka wayo wumva ijambo rye akaryizera, akizera n'uwamutumye, ngo agenda azutse, niyo mwamuhamba n'umuzuki, niyo yakwibagirana inyuma y'imyaka 10 n'umuzuki. Ubu abapfuye bapfiriye mu mwami ni abazuki, ubu barahari, ni ukumva gusa impanda, bakumva ijwi ry'Imana, bakongera bakaba bazima bakazuka. Haleluya. Umwuka rero w'Imana utanga ubugingo muri make. Iyo twakiriye ubwo bugingo, Yohana 6:63 harongera akabivuga neza ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Akenshi twita ku mubiri nk'uko abashiki be bitaga ku mubiri, n'ababirebaga bakita ku mubiri. Umubiri uyu nguyu uraturusha, urashaka ko tuwugaburira, tuwambika, tubitaho. Yego nibyo turabikeneye, ariko icyakabaye cyiza nuko twakwita umwuka. Ngo umwuka ni utanga ubugingo, ngo amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Dukwiriye kwita rero ku magambo y'Imana, icyo atubwira tukagikora kugira ngo tugumane ubwo bugingo, tukayizera. Icyo gihe tuzaba dufite ubugingo, tuzaba turiho, nitunapfa tuzaba turi bazima, tuzaba dusinzire, niko Bibiliya ivuga. Iyo wakiriye rero Umwami Yesu ugira ubugingo kandi uzahoraho. Naho ubundi ushobora kubuhumeka, ukabyara nk'abandi, ukavuga nk'abandi, ukayobora nk'abandi, ukubaka urugo nk'abandi, ariko mu mwuka uba witwa umupfu. Imana ikureba nk'umupfu ugendagenda. Tekereza umupfu urya, umupfu uvuga, umupfu ukora iki, kubera ko ntabwo urapfa ku byaha, ntabwo urabipfaho, kuko uba utarazuka. Ese uyu munsi urashaka kuzuka, ntibisaba ko ujya mu mva, ariko ubu ngubu Imana ishobora kukureba nk'umuntu wazutse, ariko uyu munsi irashaka kuzura, kuko ijambo rye niryo rituzura, niko dusomye, kandi umwuka wayo ukaduhesha ubugingo. Niyo bakuririra ariko bazarira bazi ko wapfanye ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ufite ubugingo ngo azabaho iteka ryose, ikigeretseho nta nubwo azacibwaho iteka. Twizere ijambo ry'Imana, nawe ukaba utararyizera uyu munsi, Imana uyakire nk'ukuzuka, ikuzure muri ibyo byaha. Ushobora kuba warananiwe ukavuga ngo ndumva nsa naho umengo sindiho, nubwo nkora hari ikintu mbuze, hari ubugingo numva ntafite, ariko uyu munsi birashoboka ko wabuhabwa, kuko Yesu Kristo
umurimo yasigiye n'abamwize bafite ubugingo nuko nabo bagenda bakabutanga bakabugeza ku bandi. Ushobora kuba utarabyumvise ukavuga ngo jyewe intego yanjye kuba ku isi nuko mbaho nkanesha ibyo nifuza byose nkabigeraho, ariko niyo wabigeraho nshuti udafite ubugingo uri umupfu, wapfuye kera, habura gusa ko bagushira umwuka ukagushiramo bakagushira mu irimbi. Ariko uyu munsi twakire Imana, twakire kuzuka mu mutima wacu. Nagira ngo dusenge tubwira Imana ko twongeye kwizera ijambo ryayo. Erega hari n'abantu bakiriye ubwo kuzuka ariko badafite ubugingo kubwo kutizera ijambo ry'Imana. Bibiliya tubwiye muri Yohana 6 ngo uwo mwuka niwe uduhesha ubugingo. Nagira ngo dusenge, tunaze gusengera wewe umuntu yumvisha amagambo bwa mbere ashaka kuva muri abo bantu bagenda barapfuye, kuko nta muntu wapfuye arimo kumva aya magambo, buriya byararangiye. Hari abantu baba bazi ngo hari ikindi cyakoreka nyuma y'urupfu. Sibyo, ijambo ry'Imana rivuga ko tubikorera hakiri kare, ikatuzura mu byaha tukiri bazima, tugifitiye umubiri, bikamera nk'iki gicapo cya Lazaro uburyo yazuwe kandi yarapfuye. Ushobora kuba ugendagenda uri urupfu, ariko Imana irashaka ubugingo bwayo, kuko Imana itanga ubugingo tubuheshwa no kwizera ijambo ry'Imana. Reka dusengere hamwe. Ushobora gupfukama cyangwa se aho uri, niba urimo uragenda ukomeze gusenga mu mutima wawe. Mwami Yesu, turagushimiye kuko niwe kuzuka n'ubugingo. Warakoze bamwe kubiduha ukaduha kubyizera. Ndagushima ko waduhaye gupfa ku byaha nubwo bikitugerageza hano mu isi, ariko warakoze ko mu maso yawe ubungubu utatubara nk'abantu bagenda bapfa bakora imirimo ari intumbi. Uturinde gukomeza Mana kuba intumbi zigwiriye kandi twaramenye ukuri kwawe. Ndasengeye umuntu arimo kunyumva uyu munsi ashaka kuva mu kubarwaho intumbi, ahubwo abarwaho kuba afite ubugingo bwawe. Iri jambo twize uyu munsi rimuzure, ko waravuze ngo ijambo niryo riduhesha ubugingo. Ndasenze kugira ngo umwisobanurire neza, akumenye kurushaho, ahitemwo kuza mbere yo kugira ibindi byose. Waravuze ngo byatumarira iki kunguka isi yose n'ibiyirimo ariko tukazabura ubugingo. Kubw'ibyo rero ngiye gusenga Mana, natuza abantu bawe kugira ngo nabo bajye mu mubare w'abafite ubugingo. Usubiramo iri sengesho tuvuge: Mwami Yesu, ndakwakiriye nko kuzuka. Najyaga ngenda nzi ko ndi muzima, najyaga nkora imirimo nzi ko ndi muzima, najyaga mvuga nzi ko ndi muzima, nkayobora nzi ko ndi muzima, bakanyita mwiza nzi ko ndi muzima, ariko mu maso yawe ndi umupfu. Ndasenze ngo umbabarire ibyaha byanjye, unzure mu byaha, mbirebe nk'uwapfuye, ntibyongere kumvanamo ubugingo. Ijambo ryawe rinkize, rimpesha ubugingo. Ndabyizeye, ushire mu bana bawe abo wizuriye. Uko wazuye Lazaro babona ko bidashoboka, abari kuzura ubugingo bwanjye. Urakoze kubikoze, nanjye nzatanga ubwo bugingo bugeze ku bandi. Izina ryawe ryubahwe Yesu Kristo. Urakoze, ndakwizeye kandi nizeye n'uwagutumye, nizeye amagambo yawe. Ungirire ubuntu unyiyereke. Amen, amen. Yesu aguhe umugisha cyane. Kuva uyu munsi ntukiri intumbi, uri umwana w'Imana, ufite kuzuka muri wowe, ufite n'ubugingo kandi nta teka uzacirwaho ukundi. Imana iguhe umugisha.